ikaze ku Ijuru Rito Family Show aho tuganira ibiganiro by'umuryango mwiza Ijuru Rito. Uyu munsi twaje kugira ngo tuganire, murabizi ko mu biganiro byacu nk'uko twabibabwiye muri introduction tubaganiriza rimwe na rimwe tubasharing experience yacu, ubundi tubabwira ibyo tugenda dusoma n'ibyo tugenda tuvana muri experience y'inshuti. Urumva nk'abantu bamaze bientôt 11 ans, myaka hafi 11 muri mariage, hari utuntu tuba twumva dufite two gusharinga umuryango mu rwego rwo kugira ngo tugende turushaho gufashanya mu kugira umuryango mwiza unezerewe. Uyu munsi dufite akantu dushaka ko tubaganirizaho. Ninjye na Virgile. Njye ni Virgile nk'ibisanzwe. Nanjye ni Dudu. Dutangira rero uyu munsi nagira ngo ntangirire ku kantu Seri Makire yasangije abamukurikira cyangwa twabonye gatambuka ku mbuga nkoranyambaga, kavuga ngo nta cyiza nk'umuryango. Kagira kuri iyi si igikurikira ijuru mu bwiza ni umuryango. Abawubuze nibo babizi neza ko nta kiwusimbura. None rero menya ko umuryango witwa Ijuru Rito kandi ko riba ijuru kuko hari icyo wakoze ngo ube mwiza. Niryo shuri rya mbere ry'urukundo, niho buri wese akeneye kuba atikanga. Ngaho rero mu muryango urimo haranira gutanga umunezero. Yezu wavukiye mu rugo rusa n'urw'abantu twese tuvukiramo, akumurikire kandi umugisha w'uguhoreho urakabaho. Seri Makire wa Maria turamushimira ku muhate ahora nawo kubaka umuryango mwiza urimo umunezero. Hari akantu rero yavuze ati ngaho rero mu muryango urimo haranira gutanga umunezero. Abantu benshi bagiye batubaza ibintu bitanga umunezero, ngira ngo hari n'umuntu watwandikiye atubwira ngo twazabaganirire ku ndimi 5 z'urukundo. Mu biganiro byacu byatambutse twigeze kubabwira amagambo meza, amagambo y'ubugwaneza, amagambo yo gushima, amagambo yo kugusha neza mugenzi wawe. Ngira ngo uyu munsi rero niyo ngingo dushaka kuganiraho. Ngira ngo nk'ijambo Dudu abanze atubwire igice cya mbere cy'ayo magambo y'ubugwaneza. Ayo magambo ubwira umugenzi wawe akumva afite agaciro kurushaho, akumva umukunze kurushaho, urukundo rugakomeza rukagurumana, umuryango wanyu ukaguma kuba Ijuru Rito. Amagambo meza uko mbyumva no kuvuga ngo ntabwo ufite uburyo ushobora kuyavuga, ari uburyo bwinshi ushobora kuexprima, ushobora kuyavuga, ushobora kuyandika, kandi noneho tukazirikana ko hariho abantu baryoherwa muri izo languages z'urukundo, kuko amagambo meza nayo ni imwe muri languages z'urukundo. Harimo abantu babikunda by'umwihariko, hakaba nabo badasanga, donc iyo mukoze test basanga bo wenda bo nta kintu bo itari iyo language itari mu zambere, ariko still abahanga bemeza ko, amahanga mu by'urukundo mu by'umuryango bemeza ko amagambo meza uko byagenda kose, umuntu yaba itari muri imwe muri languages z'urukundo ze, uyabwiwe uyahawe agira ikintu amusigira ku mutima. So muri ayo magambo meza twavuga hariho ubwoko bwayo, twagerageje kuyashyira mu bice nka 4 cyangwa 5. Turagenda tubibabwiraho dutanga n'ingero. Tuvuge wenda romantic words, amagambo aryohereye, ari romantique. Ngira ngo mwese murabyumva ijambo romantique icyo bishobora kuvuga. Hariho nk'abantu usanga wenda babana, ugasanga muri fiançailles nibwo wenda nka chérie aheruka kumva akajambo ka I love you, ukumva ukumva ko bihagije kuba mwaramaze kugera mu rugo. Kandi nyamara abashakashatsi, abahanga bemeza ko iyo ubwiye umuntu ati I love you, you are so special to me, ndagukunda, uri hariyo gitabo kijyana muri Kinyarwanda ukunda gukoresha, nyamibwa igikundira. Ayo magambo uko byagenda kose, nubwo umuntu yaba atari language y'urukundo ye ya mbere, ariko arabyumva akamugera ku mutima, akagira ikintu amwubakamo, agahora yumva kwifitiye icyizere. Hari uburyo ushobora kumubwira uti urumva buri couple bifite uburyo expressing, ufite uburyo ubwira mugenzi wawe ko umukunda, ariko noneho ubu ngubu turi kuvuga nyine mu buryo bw'amagambo. Ushobora kubimwandikira, ukamwandikira aga petite note, ushobora kumwandikira WhatsApp, ushobora kumwandikira kanote wenda ugiye kukaza imbere, warangiza ukamubwira uti I love you. Ni ijambo rigera kundi bayo umutima rigakomeza ryumva, wumva ko mire bikavanamo ya vide, ugakomeza wumva ko hari umuntu
mu buzima bwe ugiha agaciro ufite ukuntu you know. bose mbizi nagira ngo mbyibaze nk'umugabo abagabo akenshi iyo kubibwirwa hari ubwo babiha agaciro wenda akaba ari nayo mpamvu wenda batayavuga cyane. wowe iyo umuntu abikubwiye wiyumva gute? iyo mbikubwiye ko sinzi niba hari undi ujya ukubwira I love you, ariko iyo mbivuze ngewe uba wumva bimeze bite? Bivuze mpita numva ndi special, mba numva ndi umuntu ufite agaciro ku isi yose, mba numva nkomeye. none se hari abagabo akenshi abagabirega baravuga ati ubundi ntaba bizi ko mukunda kubera icyo abakeneye ko mbisubiramo. Kuki uba ukeneye ko mbigusubiramo kandi usanzwe ubizi? Bibimbwiye bidelighting umutima wanjye, bituma ndyoherwa. Uziko niyo naba mfite stress ku kazi, niba nagize stress ahantu hari hose, ariko nkumva iryo jambo byonyine, kumva ko umbwiye ko nkunda, mba numva nkomeye, mba numva mfite agaciro ku isi yose. Mbese uhita wumva ubaye kaganga. Mwarize tukajya tubabwira ko tubakunda nyabo, ko numva hari n'ubundi buryo si ngombwa ko mubwira no kumukubwira ko I love you nabyo ni by'agaciro. Haje bamubwira ko kundi iyo muri kumwe mfite amahirwe yo kugira mu buzima bwanjye. Ariko sibwo hari ubwo umuntu aterura iryo jambo nta kindi byaturutseho. Nago of course urumva nta nubwo numva niyo mpamvu bitavugwa buri gihe, bituruka kuri mood murimo, ariko byibura igihe iyo mood yabonetse wikwifata. Hari umuntu wigeze kumbwira kera, nago ndi bumuvuge, ngo buriya rero ngo umugabo ngo ntago ari byiza ko ngo ngakumenya wese, ngo ugomba kumwihishamo ngo buri gihe agahora abona uri mushya. Ntabwo mbizi abantu bari kudukurikirana wenda mufite ukundi kunanga, mufite ni perspective mubibonamo, ariko njye ntago ariko mbibona. Ubwo urumva uwo muntu rero ubyumva gutyo ashobora no gutinya kubwira umugabo we ko I love you, kuko wa mugani ushaka kubimubwira ngo hariho n'ushaka wenda utegeza ko ushaka kubimubwira akaguca amazi. Ariko ubundi bavuga ko gukunda ari no gufata risk yo kuba ridicule, ko hari igihe ubwira umuntu ibintu wa mugani, ariko nibaza ko mwaramaze kubana biba ari byiza, biba ari na ngombwa kugira ngo ukomeze ushimangire rwa rukundo. Ubwoko bwa kabiri bw'amagambo, turetse amagambo ajyanye n'urukundo ari romantique, ari no na compliment. Ukabana n'umuntu ahangaha rwose nzambanza nisegure nanasabira imbabazi abagabo cyangwa abagore batabivuga. Hari umuntu wambara nawe ukibaza niba wamubwira ngo wambaye neza, nyine kuba ko atambaye neza. Ariko se niba umuntu yambaye neza ari umuntu wawe, kubera iki kubimubwira byakuvuna? Ugategereza ko aza kubigirwa n'abakolege. Yaje wikada. Hano hanze hari abajene basigaye bari sharp, biseko nanjye bango convoyer, nta n'abakonvoyer bakibo. Ureka kubimubwira kujya kwinjira muri tagisi convoyer akabimubwira, akambwira Messi wambaye neza. Cyangwa yajya mu kabari umwana aje kumuseriva saa sita yagiye muri lunch, akambwira papa wambaye neza, ku gashati ni bon. Utabibonye mu bana ari n'umugabo wawe cyangwa se umugore wawe yaguzaga akanzu gashyashya nk'aka ngaka, ntumubwire ko ari keza. Yajya kwikoresha imisatsi, nabivuze ariko n'ubundi agakoresha imisatsi, ntumubwire ko imisatsi ari myiza. Neza ubwo wamugana ubwo bayikoreshereje iki? Ubundi umuntu ababwiye bimara iki? Iyo tubwiye iyo ufite kubimbwira bivanaho vide, byoroshya ibintu ufite, bituma umutima wanjye uhora ugufungukiye. Kuko iyo kutabikora hari aho wenda bitajyana ikintu bitwara, cyane cyane ko hari akantu waruvuze ngo hariho abantu baba bafite n'ukuntu baremye gutyo, ariko abashakashatsi bemeza ko hari uburyo bwiza bwo kuryoshya urukundo, bigatuma buri wese ahora afunguriye umutima mugenzi we. Kubimbwira rero bituma nyine umutima wanjye uhora ugufungukiye, nkahita numva ndi uwawe, I belong to you, you belong to me. Kuko hari ukuntu umbona nyine, you take me as someone special to you. Nkurikije uko bivuze aya magambo rero ni nk'ibirungo. Kurya umuceri utarimo masara, ni masara harya ni ibiki cyabintu niba ari za magi, za imyunyu, ibinzari, iyo bitari mu biryo barabirya. Ariko hari igihe biryo ukumva nta cyanga. None ndavuga muri rusange abasanzwe bateka, iyo hatarimo ibirungo wumva ari ibintu nyine umuceri wumva ni nka wa wundi twaryaga muri segonderi. Ariko uko bisemo ka masara, sinzi niba ari masara niba bibaho, gushyiramo
agapira ukabona agaceri kabaye muhondo, ejo ugasanga bamanyuriyemo utuboga vegetable rice, ubona biryoshye. So ntabwo kubikora ntabwo ari life saving, ntabwo utabikoze umugore yapfa cyangwa umugabo, ariko iyo ubikoze ajya ku kazi aryohewe, aba ati shere wanjye. Reka nguhe nk'urugero shere, reba ona nka sheja ukuntu ateye, niwe muntu ubona ikintu cya mbere hano mu rugo. Inshuro nyinshi haba ikintu cyanditse kuri mama, iyo mvuye muri salo, mama bagushyiriyeho imisatsi mishyashya, cyangwa se mama aka kanzu wambaye nako bakuguriye, iyo yabimbwiye mbere yawe zareba inshuro nyinshi ndareklama. Ni ukuvuga ngo bifite ikintu kinini cyane bisobanuye iyo wampaye compliment ukambwira ko hari inzara wenda bansiza akaverini keza, iyo babimbwiye mbere yawe zareba inshuro nyinshi ndareklama. Reka ndebe na kano ni keza, ariko sheje impamvu abona inzara cyane ni uko ari mugufi, we yegereye hano ndawe bagushyiraho imisatsi mishyashya. Ariko impamvu bikubwiye no kugira ngo wumve agaciro bifite. Iyo yabikoze mbere yawe ndareklama hakubwira chere asigaho na mbere amahirwe nuko bandi ubizi ko nanjye bazi ko wenda byibura igicisha mu kabimbwira, ntabwo mbikubwira ndakaye ngaye baze nk'umuntu utajya ubibwirwa n'umunsi aba yarari mu manegeka, ntabwo umutima nyine ubufunguye nkuko nyine byagakwiye. So uretse compliment rero nazo ari ubwoko bwa kabiri bw'ayo magambo meza y'ubugwaneza. Icyiciro cya gatatu n'amagambo yo kugutera imbaraga, yo kugutera akanyabugabo, supportive words, ngira ngo kumutera imbaraga. Reka ngo uhuye atubwire. Supportive words ni amagambo yo gushimira umuntu wawe, yo kumubwira ko ari uw'agaciro, kwishimana nawe mu bintu achievements yageze. Tuvuge we kumubwira bravo chérie, we have made it, kumubwira proud of you, ku buryo nyine uko gutsinda kwanyu kwanyu muri babiri, mbese akumva ko uri kumwe nawe mu munezero w'ibintu mwagezeho mwatsi, ariko noneho n'igihe yabaye down ukamusupporting, ukamubwira ko uko byagenda kose afite, you are always ko yes, yaba kumwihanganisha, wenda tuvuge yagize nk'ikintu wenda niba haraho bitahise bigenda neza, ugahita umubwira uti biragenda neza mu kanya, bravo, courage chérie, courage, biraza kugenda neza nubwo bitari byatungana neza, ukamubwira uti nishimira kuba umaze gukora ibingibi twaba tubaze kugera ahangaha, urumva nabwo no kumutera inkunga. Ukamubwira uti nakwishimira kugufasha niba wenda hari icyo unkeneyeho ubufasha, niba wenda tuvuga afite nk'akazi kenshi ukamwegera, ese ukamuha nkuzanira amazi yo kunywa, ngukorere cafe, nabyo ni uburyo bwiza bwo gusupportinga umuntu wawe. Amagambo meza arimo kwankuraje umuntu wawe, courage, félicitations, bravo, I'm proud of you, de fier yawe. Ayo ngayo nayo akenshi ayo ngayo yo twita supportive words ni za courage, encouragement cyangwa bravo, ngira ngo nayo ubwira umuntu hari ikintu yagezeho. Ariko hari n'ayandi noneho yo ibaze nk'umuntu wawe akabona nka promotion mu kazi, sibyo, ukumva nta kintu na kimwe bikubwiye, ntunafate n'umwanya wo kumubwira félicitations. Hari abantu bishobora kubaho, ariko hari n'ababona promotion ku kazi ntibanabibwira abo babana, ntibanabibwira abo bashakanye, cyangwa se yanabimenya. Wenda usanga wamugana niyo hari achievement yabaye, nta n'umwe ufata umwanya wo appreciate, wo kuvuga ayo magambo meza, akavuga se ubundi uriya nabimubwira byaba bimaze iki, agaceceka. Nyine ni kwa kundi ibyo twavugaga, iyo ntuze urukundo rugenda rukonja, iyo bwa mbere ngize icyo ngeraho ku kazi nabonye promotion, ntugire ikintu umbwira. Ubwa kabiri bakanshinga wenda nko gutegura inama mpuzamahanga ikomeye, inama nkayitegura, ugasanga chef wanjye yanyandikiye avuga ati rwose Vigile umwanya wafashe n'ibiki byagenze neza, nkabikubwira ntugire ikintu umbwira. So inshuro ya gatatu ndavuga okay, je suis fier de toi. Icyo gihe ubwa gatatu iyo bibaye mpitamo amagara abajyama nkabwa n'abana duhurire kuri cafe dusangire rimwe, mbabwire ibyambayeho byiza, tugasangira nyine bikarangira, ubwo nayo sinzajya mbikubwira. So ubundi buryo bwo ane magambo
amagambo y'ubugwaneza cyangwa amagambo meza ni amagambo yo kongera umuntu imbaraga ariko mu gihe abikeneye. Hari umuntu aba ari nko muri taje mu kazi runaka cyangwa se ubona akora ibintu agakenera ko umushyiramo imiyaga, kubwira umuntu wawe ko ari umuhanga, ukamwita ariko ushaka mbona uri umuhanga, nubwo ako kazi mbona kaguhangayikishije ndabizi yuko uri bubishobore. Ariko njyewe na prefera yuko niyo naba ntari bubishobore ubimbwira. Iyo ubimbwiye bimpingamo positive vibe, ariko hari n'igihe uvuga ariko naza gusebya sheri yambwiye ko abona ndi bubishobore. Abantu ukihinga ukajya kuri YouTube ugahamagara abajyama, byaba ari ibintu bya Excel ugahita uhamagara nk'umuntu mukorana uzi ko ayizi, ukavuga uti kame umugore yampinzemo icyizere cyangwa umugabo yampinzemo icyizere namusebye atanshishamo ijisho, urumva? Cyangwa umuntu akagufasha nk'akantu ukamubwira uti bana kabisi utahaba aka kantu ntabwo mba nakarangije, bituma umuntu yumva afite agaciro yuko umusanzu yaguhaye n'ibiki wagize. Akandi kajambo abantu bakunda gukoresha uranye inspiring, utuma ngerageza kuba mwiza kurushaho. Ibyo bintu biraremereye, so umuntu akora nk'iki kugira ngo wumve waba mwiza kurushaho? Kureba hari igihe ufite nk'umuntu nyine wanga umugayo ugahora ushaka the best version of yourself kugira ngo azayagucishamo ijisho. Kandi kugira ngo umuntu abe yanga umugayo nuko aba ari umuntu ufite imico myiza, un homme de valeur, quelqu'un de valeur. Urumva rero uwo muntu byanze bikunze ugomba gukoresha ushoboye, ugahora creating the best version of yourself, guhora nyine wigira wiga utuntu twiza kugira ngo nawe ahore. Kandi noneho icyiza cy'amagambo biriya bya compliment bya positive words, iyo habaho ku appreciatingana, kubwirana ayo magambo meza, nawe bituma uhora ushyiramo imbaraga kugira ngo nyine nawe ubwirwe ibintu byiza. Sinzi muri ayo magambo ari supportive cyangwa ya uplift yo kuzamura umuntu, kumuha mood. Ndibuka turi kuri university ahantu bahungu bajyaga bakorera siporo, baterura ibyuma byari byarananiye, bagaterura no yagera ahantu ananiwe, handi imbaraga zigiye gushira, bagahita batangira ngo esprit yabavuga esprit, akongera nk'izindi ebyiri, bagagira ngo esprit ya copine, ngo yongere azamura inshuro imwe ya copine. Shoboka umuntu arabishoboye. So dukeneye rero ko umuparteneri umuntu mubana ahari ahantu agera nawe akagushyiramo iyo esprit. So ngira ngo niyo ubundi bwoko bw'amagambo meza n'amagambo yo kwifatanya na mugenzi wawe. Sanga mugenzi wawe avuye nko ku kazi, wenda boss bashwanye akabikubwira ukaba indifferent, ubundi se wowe cyangwa mugani ugahita urakara, ahubwo ugahita umurusha nko kudeprima, aho kugira ngo wifatanya nawe umubwira uti wenda wakubititse, sorry, pardon, we make it, ubutaha bizacamo, cyangwa se nta muntu bitabaho, wihangane, tibiseyima, n'ibintu bibaho voilà. Aho ugahita umubwira uti cyangwa se ukaba indifferent ugaceceka. Urumva ngaho nta kintu, nyine hari akantu kaba kabuze. Hari aho wenda waba usanga bibabayeho gutyo, ariko ubundi biryoha kurushaho, uko murabizi ibyo tuba turi kubabwira, aho ari uburyo bw'ibintu nyine bituma bya Juru Rito duhora tuvuga, twifuza twese, tubifuriza turigeraho. So ibyo bintu byose ni ibintu biramutse bikozwe bituma hakomeza hari igishyuhirane cy'urukundo, buri wese akajya yumva afunguriye mugenzi we mutima, ukumva nta vide ufite kubera ko hari ikintu ubuze iwawe. So ubundi ubwo wamugani ni nk'ibyo byose, uramutse uvuye ku kazi, wenda wagize akantu runaka katumye bitagenda neza, wenda hari ibyo wagombaga gukora ntibyakunda, ukagera mu rugo ukabibwira mugenzi wawe, agahita yigira kuri smartphone, muri WhatsApp cyangwa ibindi, nta kintu akubwiye. Ubundi uwo muntu abatandukaniye na murumuna wawe waba uri aho mu rugo, abatandukaniye n'undi muntu mwaba mukodeshanya, abo bita abakorokateri Burayi. Biragora, bigutera vide,
ukomeza ugahita wumva ko gukeneye undi muntu kuko byanze bikunze muri nature humaine buri wese abakeneye kugira umuntu umwumva umutega amatwi kandi akishyira no mu mwanya we. So iyo udafasha, iyo rero umuparteneri wawe mubana mu rugo atabasha kukwishyira mu mwanya wawe n'igihe wabaye ngo ube akubere shoulder yo gucry, yo kuba wari akubwira ayo magambo, akubwira ati pole, akubwira ati wakubititse kabisa, ndakumva kabisa, ibyo ashobora no kubona akazi kenshi atari n'ikibazo wenda kindi, yagize akazi kenshi cyane akaza akubwira ati ndananiwe, aho kugira ngo mwakire muri uko kunanirwa n'iki, ahubwo wowe tumubwira utari ko se we nk'ubwo ahubwo ugatangira umubwira ibindi bintu, ahubwo noneho ahubwo bimushyira down. Niho hahandi uzasanga umuntu kugira ngo atazizire mu rugo atari ingeso of course yifitiye, ahita ashaka ahandi hantu ajya byibure wenda bari bumubwire bati pole, yabyana biba ngombwa bakamukorana ka massage rega, akamubwira amagambo meza yongeyeho n'ibikorwa, hari suteni amagambo meza ari garni. Oya, ariko hari abenshi ariko bahita bigira no mu kabari bwo muri gusangira akabyeri, utubwira umuntu utabantu uti boss yawe umunsi ati mureke bantu ngo n'umuturage ubona n'ibyo nawazi, mugahita mwinywera akabyeri mukareba match. Akantu kakigeze kukubaho ikindi gihe umuntu wakoze ibintu wabikora birangije bita bigenda muri machine harya muri Excel shanda byo kandi ari byinshi, none wambwira nk'ibintu nkabiri hajya nakubwiye sorry kanga nacecetse. Awe shere niba utabyibuka kubanza ntayo nakubwiye, nshaka kuba nahise njya nko kureba abajyama nko kuri cafe utanze byase ntayo nakubwiye, nta kuntu ntayikubwira ko ariko warayimbwiye nani gukora hano mu rugo, warampamagaye urabimbwira uri ku kazi, kandi impamvu wampamagaye ukabimbwira ni uko wari ubizi ko ndi bukubwire sorry. Warayimbwiye byanze bikunze. So amagambo ya nyuma rero n'ubundi impita numva nyine meze nk'abari umugani bavuga ngo umwana uhetswe neza asohora amaboko. Icyo gihe uhita uvuga uti abana ni nka bya niba ngo umwana uri wabavuna umuheha bakamwongera undi, uhita uvuga uti nibwo byapfuye ndongera nkora ibindi, nubwo boss yaba yambwiye nabi yamaze mfite umuntu basumba hafi, ejo ukabyuka mu gitondo ufite izindi mbaraga zo kugira. So bavandimwe mukurikira Ijuru Rito, nyaboneka mube hafi abantu banyu, mube hafi abagabo banyu, cyane cyane abagabo kubera ko patrinuze system ya patriarika tubamo yadushyizeho umutwaro wuko umugabo ari providing, ugasanga umuntu ari gukora ibintu nk'icumi cyarimwe, kimwe cyapfa atabonye courage bikici cya kabiri, atabonye umusapotinga bikici cya gatatu, yarangiza akajya mu kabari nyine akaba agiye kwinywera byinshi. Abadamu nabo murazikunda, yego tubwire kuri words of appreciation noneho tugana ku musozo, tureka abantu bajya no mu bindi. Appreciation, gushimira umusheri wawe, gushimira mu magambo, gushimira bikorwa mu buryo bwinshi, mu magambo, mu bikorwa, ariko nyine tuvuge wenda niba hari ibintu byabaryoheye muri kumwe, yakuryohereje mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ti chérie merci, yabatembereje, mwagiye muri bikinisho n'abana, weekend yabasohokanye, yabajyanye ikinihira cyangwa se yabajyanye igindamo, chérie merci, ubwo twemera njye nababwiye ntabwo ndi feminist, nemera ko ibyo ngibyo akenshi wenda n'umudamu ashobora kuzana idea ariko umugabo we agahita providinga, mugasohoka akabyemera, akayisapotinga mukagenda. So take time to say thank you. Uzayo niyo tuvuye iyo twasohotse n'abana baraza papa merci, maman merci, vous êtes génial, muri ababyeyi beza, So amagambo yo gushimira agera ku ndiba y'umutima. Waba yanditse hari n'igihe katuvugira no kuri side y'abagabo, hari igihe nka breakfast wenda wenda nk'umunsi umwe mushobora gukora nka dinner iri special, njya numva hari abantu bashimira abandi, mama wakoze kudutegurira special dinner, se kuzanyemo mama njye nzi ko turi kuvuga abashakanye none hajemo n'abana. Okay. Ni ukuvuga uburyo amagambo yo gushimira aryoha, ntago aryohera gusa abaparteneri gusa, nubwo turi muri case y'abaparteneri, ndi kuvuga n'igihe abana babitubwiye, urumva niyo mubigira umwana agiriye n'ubuntu bwo kugira abana nabo biri contagious, nabo bibajyaho, nabo bakajya bibuka gushimira. Ni ukuri buri gihe abana bacu twasohotse, iyo dutashye turi mu modoka turi kuza, buri gihe baradushimira, kandi nawe nk'iyo nagukoreye nk'ikintu kiri special uranshimira. Hari n'ibindi ariko bitari special, hari n'ibindi umuntu ashimira
urugero wenda tuvuge urugero nko gushimira tuvuge ntugire ibintu ufata for granted voilà ofete hari ikintu cyo kibaho cy'abantu bagera mu muryango bagatangira gufatana for granted icyo umuntu umwe agukoreye kumva ko yabikoze karinje kubera ko ari inshingano ze tuvuge nk'urugero nk'ibintu avugaga by'abana abana iyo tubasohokanye ni inshingano z'ababyeyi kugirana ibihe byiza n'abana babo ariko nabo baribuka bakadushimira kandi iyo badushimiye twumva ari ikinyabupfura twumva ni ibintu byiza ntabwo bifata for granted nubwo tubikora nk'ababyeyi iyo wadusohokanye ukatujyana wenda aho ngaho hose tuba twasohokeye mu mavakanse ntabwo tubifata for granted kuko twumva nyine ko bikoze kubera urukundo tukumva ko natwe tugomba kubwira merci kandi iyo tubikubwiye tuzi ko nawe bikunezeza n'urugero ikibazo turimo kubishakira mu bintu byinshi binini kandi utuntu turyoshya urukundo ntabwo ari ngombwa ibintu binini waneguriye imyenda mu gitondo wabyivugiye ko utari umufeministe ntabwo nzongera no kumva mfite isoni kuntegurira imyenda ku bundi nagombye kwitegurira ko nawe urayitegurira so wanegura imyenda nakumva ndarimbye nagombye kukubwira merci nk'aba kabisa wandimbishije wampakingiye ngiye ku kazi nagera ku kazi nafungura nkasanga harimo agasurprise wenda harimo nk'agakoko nari ngakumbuye cyangwa ifiriti nkakubita akamesaje nkababwira abantu wandishije hiti wagira nk'umugabo cyangwa umudamu ugukundira famiye wabifata for granted ukumva ko ari ibintu bisanzwe ibyo ni byiza niho byagombye kugenda ariko take that time to appreciate we nk'umubwire so abakunzi b'Ijuru Rito family show mwumvise rero ko amagambo ararema sinzi abajya bavuga ngo ijambo ryiza ni murumuna w'Imana so mugerageze kubwira bagenzi banyu amagambo meza kuko ayo magambo meza ni ibirungo by'urukundo kandi urukundo ruruhirwa siko bajya bavugara nkuko twabitanye muri message na Sœur Makire yabivuze mu ruhare rwa mwembi ntabwo ari umuntu umwe ugomba kubikora ufite icyo ugomba gukora nanjye mfite icyo buri wese agomba kugira icyo yigomwa kugira ngo urugo rukomeze rubijoro rito nkuko duhora tubyifuza kimwe muri ibyo rero n'ayo magambo meza n'ayo magambo y'ubugwaneza nta kandi kantu wabwira abakunzi bacu mbere yuko dusoza nkuko duhora tubibabwira nta couple n'imwe isa n'iyindi ibi ngibi tuba tubabwira abari ibintu bimwe byagiye byerekanwa n'abashakashatsi utundi natwe twagiye tubona muri experience twababwiye itari nini cyane ariko itari na ntoya y'imyaka tumaze muri mariage so tuba tubibasangiza mu rwego rwo kugira ngo dufashanye kugira umuryango mwiza twebwe tunezezwa no kubona umuryango unezerewe tubona hari famille couple tubona yishimye inezerewe niyo mpamvu dukomeza dufite uyu muhate iyi passion yo kugira ikintu dusharinga tubaha ngo kugira ngo dufashanye so namwe hari turabizi neza ko hari mutabura ikintu mudusangiza muri commentaire please ntimugire ikintu nimukajye muceceka niba wumvishe bino bintu bikuryoheye nawe ugira ikintu wongeraho nushaka una comment uvuga uti so good titangwa se nanjye ndaje nkirema kabaraga ariko rwose umuryango kugira ngo uryohe bisaba uruhare rw'abantu babiri hari uburyo abantu babana ugasanga wenda tuvuge muri fiançailles hari ibintu wakoraga hari uburyo wateteshaga umusheri wawe hari uburyo wamufataga hari amagambo meza wamubwiraga kandi noneho noneho mwagera mu rugo umwe agatangira gufata undi for granted ukumva ko nyine ni umuntu usanzwe aho ngaho ni umuntu uri aho ngaho nyine ntacyo nyine namugejeje mu rugo byararangiye kandi kugira ngo urugo uryohe bisaba nyine iyo effort ya buri munsi guhora tugirana utuntu twiza tugirana amagambo meza akantu nakongeraho ndashaka kubaha devoir mu rwego rw'uko twamaze kubibona imiryango myinshi hari aho nyine usanga biba bihari ugasanga wenda cyangwa nawe urimo kureba video ukumva wambwa nimumaze igihe mwarafatanye for granted wicare ufate urupapuro wandike ibintu byiza uzi ku musheri wawe niyo devoir tubahaye hariho ibintu byinshi wakundiye umuntu wawe mubana mu rugo nubwo rimwe rimwe nyine hari igihe mugera mu rugo tumwe tugahinduka ariko byanze bikunze hari ibintu byinshi byiza ufite wamukundiye usanga uri umugabo umudamu wawe afite ibisusu byiza afite amaguru meza ariko nufate n'umwanya wo kumubwira uti ugasanga n'abandi bagabo bahora babibona ariko nufate umwanya wo kumubwira uti ariko ushaka ufite amaguru meza nkunda amaguru yawe wabareze se ntibazajya babivuga nzajya mbibavugira tubyirebera tubibavugira ugasanga ufite nk'umudamu useka neza kuko udasanga ntushobora no gufata n'umunsi n'umwe ngo umubwire uti nkunda inseko yawe nkunda amaso yawe nabyo ni ibintu bigenda bikagera ku ndeba y'umutima bikamuvanamo ya vide yatuma n'abandi bantu bo hanze babimubwiraga wambwa nakumva ni nabyo ariko iyo bimubwira
nyine ahora yumva hari agaciro afite imbere yawe. Niba ari ufite umudamu ufite umutima mwiza wimufata for granted, uwo mutima mwiza ni umugisha. Niba ufite umudamu uzi ubwenge cyangwa se umugabo uzi ubwenge wimufata for granted. Niba ufite umugabo uri kind wimufata for granted. Fata urupapuro ukora iyo liste y'ibyo bintu, ndabizi ko birahari byinshi cyane wamukundiye kandi n'ubu ngubu byinshi ntibyagiye. Niba harimo ibyagiye wenda tuvuge bijyanye na emotion cyangwa se n'uwo mutima mwiza wabigizemo uruhare, kuko burya kugira ngo umuntu ahinduke hari igihe rimwe na rimwe bituruka kuwo mubana. So nawe wisuzume, ariko byanze bikunze ibyo wamukundiye byiza biracyahari. Niba ufite umuntu ufite 6 packs wifata for granted, ubwo se ubwo nta message irimo. N'umuntu afite ubupfura nabubu none sinatwe gituvuga nazo haba 6 pack. Niba ufite umugabo mu boga wifata for granted. Niba ufite nose kutarabimbwira ntago ndi boga. Natabimbwira nzababwira. Ntago ndabikubwira. Nyine kwa ko na 6 pack mfite ntabwo ujye umbwira 6 pack. Sawa komeza. Kandi ndabikubwira ko nkunda ukuntu ufite umutima mwiza. Wose nkubwira ngo ngiye mbona upfuye wajya no mu ijuru. Nanjye nyabwo ukuntu nkunda ukankundira abana. Oya. Nose ko twe tubaye devoir niba mara kubyandika urwo rupapuro bararucanisha imbabura bararumarisha iki? Yicare urumva kubyandika biratuma nawe asubiza inyuma. Niba hari ibintu byari byarapfukiranye urwo rukundo rwabo kajya yumva hari wenda ahora murakariye, agaruke muri mood uryo. Ndabizi ko numara gukora iyo list ushobora kuba ufite umugabo ugukundira family, ufite umugore ugukundira family. Don't take that person for granted. Hariho nayo n'ubutunzi ufite mu rugo. Ufite umugabo cyangwa se umudamu ukunda gukora, kuba ufite umugabo ukunda gukora bimufata for granted ngo wumve ko ari umuntu usanzwe. Bya appreciating, fata umwanya ubimushimira, ufata umwanya ubishimira Imana. Niba ndi kuvuga ngo for granted murimo kumva cyashaka kuvuga bifata nk'ibintu bisanzwe, bifate nk'umugisha, ubifate nk'ibintu byo guha agaciro, kuko nawe birakubaka. None bamara gukora iyo liste byibuze iminsi nk'icumi iri imbere ajya afata akamwe akamubwire umunsi ambwa atari gumaze iminsi nekereza ukuntu nkundira famille, mbona ari ibintu biryoshye, umuteje akabizu nkunda fera ibiranye. Nyuma y'icyumweru wenda bazatubwira muri comment, haba kuri YouTube channel haba kuri Facebook, batubwira ukuntu babonye ingaruka nziza byagize. Ndabizi ko zizaba nziza. Umudamu gukundira inshuti, umugabo gukundira inshuti, umudamu gukundira abashuti baza mu rugo akabakira neza. Ntabe igifura, ntabe wa muntu uhagera agahita funga isura yanango akanabasohora. Hazo umuntu abafunga isura n'ingufuri, baba bafunga isura. Nyine umuntu abari ko abateye, ariko niba ufite umuntu ufite izo qualité umufata for granted. Iyo nshaka nuko udavana qualité yari yo yose ufite ku muntu wawe ngo uyifate nk'ibintu bisanzwe, bifate nk'ibintu by'agaciro, kuko birabaryohereza mu muryango. Yego. So iyo devoir ni muyirangiza, ubundi nkuko ko Shera bivuze ugende utwo tuntu twiza twe gupfukiranwa na wenda n'amakosa bamwe namwe aba yabaye, kandi twese turi humain. Nta muryango n'umwe udahura n'utuntu tubazo n'utuntu wenda tutagenze neza kuri Sheri wawe, aho yakurakaje, aho yakoze ibintu byishimire. Hari n'abantu byo usanga ahubwo umugabo wawe niba akunda no gukora ugasanga ahubwo murabifara, kandi ahubwo byagombye kuba ikintu cyo ku appreciating. Niba wenda ubona byanakabije ntacyo wenda umusabe gushyiramo utuyaga, ariko byibura ufata akanya ubanze wa appreciating twatundi ubanze wa appreciating ko anakunda no gukora, urumubwira ko yakoze bituma mutera imbere. Rega nabyo ugomba kubireba, nturebe negative side of things. Nurebe wenda akunda gukora cyo ugasada akonze gukora, noneho akajya yigira mu kabara karara yakirirwa yakageza noneho nyuma y'iminsi 3 wabigenza ute? Kandi wenda mwana murimo gupfa akunda kujya mu kazi kazinduka akora cyane. So please turebe ibintu byiza tuzi ku bacu, abari byo duha agaciro cyane. Noneho rero bikangure aho bitari Sheri ntago byabura. None sibwo mwajya kubana nta bintu byiza wabonye ku musheri wawe? Ako kana ntago mushobora gukora mariage. Mba niyibutse impamvu baba bakunze abo bashakanye. Ushobora kuba mukunze kubera ko ari umuhanga, ushobora kuba mukunze ko ari umuntu strict, ushobora kuba afite imisatsi myiza, ushobora kuba mukundi imisatsi, yaba yarabaye, ushobora kuba ararebye ikibuno gusa ukumvura muri uramukunze, ariko nyuma mwagera mu rugo ukabifata ukakibura se. Ufata umwanya ngo atari uraberwa, nkunda ukuntu uberwa we, ufata umwanya ngo bimubwire. Rega tuba tugomba kubyemera ko nabyo bibaho. Haba umudamu ufite umutima mwiza, bimukundire, bihora byaprisha no mugisha.
so please abantu murebe Ijuru Rito mureke dukora imiryango iryoshye nicyo tubifuriza aho bitagenda neza dukomeze nyine dupushinga tujyana inama tugirana inama turabizi ko hamwe na Nyagasani bizajya bigenda bikunda. Ntimwibagirwe kurayikinga niba video mwayikunze, ntimwibagirwe kwisharinga inshuti zanyu kugira ngo nazo ibyiza dusangira bibagereho, kandi niba hari commentaire mwayishyiramo nk'uko yabivuze, utabyishimiye nabyo kandi wakanda kamwe kameze gutya nabyo tukabimenya, ugashyira muri commentaire ibyo wumva twazavugurura wenda ubutaha. So reka tubashimire rero ko mwadukurikiye, tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Murakoze, ciao, bye.